Yes, twongeye kubahereza ikaze mwebwe mwese mwahisemo kugenda mudukurikira gatanu hano kuri The Public Sport. Nk'ibisanzwe dushimira cyane mu mwamara amaze kugenda mukora subscribe. Amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko mubibona rero ni ku kibuga cy'imyitozo mu Nzove, abakinnyi barahageze neza cyane. Murimo murababona bagenda basohoka mu modoka, nguwo kabisa murimo muramubona. Barahageze Aziz Basane Nkuranya n'abandi bose bagiye batandukanye, nguwo Richard Ndayishimiye. Komeze mugende mubareba uburyo basohoka, uburyo bagenda basohoka. Dore nguwo Bayisenge Meri, bose n'abakinnyi b'ikipe ya Murera, bakaba rero basesekaye hano ku isaha y'isa 9 zuzuye, aho bagiye kuba bakomeza kugenda bakora imyitozo ikomeye cyane bitegura ikipe ya Yanga Africans. N'umukino uzaba kuri Rayon Day ku isaha y'isa 12 zuzuye kuri stade Amahoro i Remera. Akaba ari umukino ukomeye cyane. Abakinnyi b'ikipe ya Yanga Africans bakaba bamaze gukandagira no mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abafana bari kugenda baza umusubirizo umunsi ku wundi. Bagiye bafata za rutemikirere ndetse abandi bakoresha indege zigenda ku butaka, bakaba bamaze kuba bagenda basesekara hano mu Rwanda. Iyi kipe ya Murera rero ikaba ikomeje imyitozo ikomeye cyane, ari nako nanone ikomeza kugenda yivuruguta ku isoko ry'igura n'igurisha, aho iyi kipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda izana abakinnyi umunsi ku wundi. Mwamaze kuba mubona hangaha umusore ukomeye cyane witwa Habimana Yves. Uyu nguyu yamaze kuba asinya already muri ekipe ya Rayon Sport, akaba ari imyitozo ye yo ku munsi wa kabiri. Habimana Yves uyu nguyu ni umukinnyi ukina nka rutahizamu waturutse muri ekipe ya Rutsiro Football Club. Ni mu gihe kandi iyi kipe ya Rayon Sport ikomeje gutitiza isoko ry'igura n'igurisha, aho nanone iri kugenda ishaka umwe mu bakinnyi baremereye cyane ugomba kuba akina muri defense. Ntabwo ari umudefenseri, ahubwo ni umuzamu. Ni nyuma yo kubona ko uwitwa Idrissa Kuyate ndetse na bagenzi be batari kugenda baderivaringa neza cyane 100% nk'uko ikipe ya Rayon Sport ibishaka, cyangwa se gushaka kumutoza Afahamiya Rotifi. Rero bakaba abongeye gusubira ku isoko ry'igura n'igurisha, aho bagiye kuba bazana undi mukinnyi ukomeye cyane ugomba gukina nka nimero 1 mu izamu. Uwo nguwo rero ibitangazamakuru bigiye bitandukanye harimo n'iki gikomeye cyane cyitwa The Public Sport bari kugenda bari pura inkuru ziremereye cyane z'umusore witwa Pavel Nzira. Ni umusore ukomeye cyane, ni umusore w'umukongomani uzizamu ku rwego rwo hejuru. Ni umusore kandi witwaye neza cyane muri shampiyona y'umwaka ushize hano mu Rwanda. Akaba ari umusore wari usanzwe akinira ikipe APR Football Club Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Uyu Pavel Nzira rero ari mu biganiro bikomeye cyane ariko bya nyuma n'ikipe ya Rayon Sport. Isaha n'isaha mwajya kubona mukabona uyu musore yamaze gutereka icyo bita mukataba, agahita ayinjira tayari muri ekipe ya Rayon Sport. Pavel Nzira ni umwe mu basore bazi izamu, ni umwe mu basore bazi icyo gukora. Akaba ari umusore watandukanye n'ikipe ya APR kubera imyitwarire itaragiye ihuza n'uburyo ikipe ya gisirikare yitwara, ariko nanone ntabwo twavuga ko ari umusore uzana ibintu by'ibibazo biremereye byo gukorogana. Wenda byaterwa nuko abayobozi b'ikipe ya APR batamwishimiye, bakaba bahitamo gutandukana nawe. Uyu Pavel Nzira rero mu nzira yihuse cyane imuzana muri ekipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi iyi kipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ishakisha abakinnyi bakomeye cyane, aho hari kugenda havugwa undi musore ukomeye cyane nawe ugomba kuba yinjira muri ekipe ya Rayon Sport bidatinze. Uwo nguwo nawe yitwa Mugunga Yves. Uwo Mugunga Yves rero, Mugunga Yves nawe muraza kubona mu minsi mike cyane rwose, mani ishobora byose akandagiye muri ekipe ya Murera. Ni Murera rero ni igikundiro, ni igikaka, ni igikanu cy'imfizi, ni ikipe y'Abanyarwanda, ni ikipe ya rubanda. Mani ishobora byose ikomeje kugenda ikora ibintu bidasanzwe. Iyi kipe ya Rayon Sport rero murabizi ko ifite abasore babiri b'Abanyasenegal bataragera hano ku butaka bw'u Rwanda. Abo ngabo barimo uwitwa Youssou Diagne ndetse na Foringanye. Bivugwa ko
ko rwose nabo bakomeje kugenda bagirana ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sport, nabo isaha n'isaha baba bamaze gukandagira hano ku butaka bw'u Rwanda. Ni mu gihe kandi witwa Sabimana Aimable bakunda gutazira Ramos nawe akomeje ibintu by'imyitozo hano muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero bivugwa ko rwose umutoza Fahami ya Rotfi mu mikinire ye agomba muri defense ya bane agomba kuba akira mu witwa Sabimana Aimable, akazamukana n'uwitwa Rushema Chris, arahari kandi uwitwa Emmanuel Kabange ndetse na Emery Bayisenge. Iyo niyo defense rwose yabane izaba iyoboye neza cyane, urumva ko izaba ifite abasore beza cyane bo baguverineri bazabicaye neza hariya mu mutima rwose wo kugarira. Ni mu gihe kandi hagati mu kibuga ikipe ya Rayon Sport nayo izaba ifite abakinnyi bakomeye, uwitwa Mohamed Kere mwamubonye ko yagarutse mu myitozo, mani ishobora byose. Mohamed Kere arahari ameze neza cyane, araba amanuka kandi ari kumwe n'umukinnyi mpuzamahanga Bigirimana Abedi. Uyu ni umurundi karahabutaka, uyu ni umurundi rwose ubica bigacika ukina ahantu hose wifujwe n'amayikipe agiye akomeye cyane, ariko birangira iyi kipe yakunda gutazira Murera imuzanye muri swadi yayo. Ubwo rero uyu Mohamed Kere ndetse n'uyu musore Bigirimana Abedi bazajya baba bari hagati mu kibuga, hakiyongeramo undi murundi nanone uremereye cyane witwa Richard Ndayishimiye. Uyu nawe ni umwe mu basore babica bigacika kabisa, umwe mu basore bazi umupira cyane ku rwego rwo hejuru, mani ishobora byose. Hanyuma rero ubwo hakiyongeraho abakinnyi bakina abatsinda cyangwa se bataka izamu. Ahangaho rero niho bigiye kuba bikomereye cyane. Uwitwa Shadrack Bingibero mwarabibonye ko ku munsi w'ejo yari ku myitozo, ndetse n'uyu munsi arahari. Shadrack Bingibero ameze neza cyane, arimo aragenda akorana imyitozo na bagenzi be rwose nta kibazo na kimwe afite. Ubwo rero uyu Shadrack Bingibero bakaba bamaze kumuzaniraho undi rutayizamu ukomeye cyane witwa Habimana Yves, akaba aribo bagiye kujya bamanuka bakora amakombinezo ndetse bashaka ibitego ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Uwitwa rero Habimana Yves ndetse na Shadrack Bingibero nibo baza kuba abataka izamu muri iyi systeme y'uyu mutoza Fahami ya Rotfi. Defense yabane nabibabwiye, hagati mu kibuga mbabwira uwitwa Mohamed Kere mbabwira ndetse na Bigirimana Abedi, ariko hashobora kwiyongeramo umusore w'umurundi n'ubundi witwa Guruwari Tambwe cyangwa se Tony Kitoga w'umukongomani. Abo bose ni abasore bakina hagati mu kibuga. Hanyuma rero uruhande rumwe ruba rugomba kuzamuka witwa Selumogo Ali Omar, hanyuma urundi narwo rukanyuraho wenda Azizi Basane Kuranya. Ibintu rero bizaba ari ubucabana, mani ishobora byose. Iyi Murera mwe muravuga ngo ibintu byihagaze biti, ariko Murera iyi kipe y'Imana ifite iraza gutera umupira nk'uw'i Burayi, iraza gutera umupira nk'uw'i Burayi. Ntabwo mpamije 100% ko bashobora gutsinda ikipe ya Yanga, kuko Yanga ni ikipe iremereye ikomeye cyane, ariko byibura bashobora gukora nka draw cyangwa se Yanga yakabya ikayitsinda kimwe nuko amahirwe ashobora gusekera ikipe ya Rayon Sport ikaba yatsinda Yanga. Icyambere cyo ifite motivation y'abafana hano mu gihugu, nubwo ikipe ya Yanga nayo yamanuye rwose, yamanuye amamodoka n'amadege ari kugenda w'Ikanombe buri kanya azanye abafana b'ikipe ya Yanga. Ariko mbabwiza ukuri, kuwa gatanu ku isaha y'isa 12 isifuri zaba itangiye kuvuga, impaka zizaba zitangiye gucika hagati y'ikipe ya Yanga Africans ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Reka mbwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mutarakora subscribe hano kuri The Public Sport, ko ari igihombo gikomeye cyane, ni igihombo gikomeye uzaho rutekerezaho. Niba wamaze kujya hano kuri The Public Sport ubona ishusho ryiza nk'iri ry'uruhehemure, ukaba wifuza kureba umupira live kuri stade Amahoro Remera, ukaba utarakora subscribe hano kuri The Public Sport, urimo urasigara. Ni byiza ko wakora subscribe ugakanda like ukanyereka ko wakunze ibiganiro byacu, hanyuma kandi ukibuka kwemeza all notification kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho mu bambere. Hanyuma ngiye icyo nababwira, ndabakunda cyane abakunzi ba The Public Sport. Amahoro y'Imana abane namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza muri uyu mwaka wa 2025. Uwiteka ahira imirimo y'amaboko yanyu, mukomeze yoherwe n'iyi minsi myiza yo kugenda tunyuramo gatanu umunsi ku wundi.